Yesu ashimwe bene data bagize umudugudu wa Chapelle International ukorera kuri ADEPR i Remera, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ngiye muvugana nitwa YAGUHAMAGAYE Emmanuel, nkaba ntekereza ko mwaba munzi uretse ko ubundi kwiga nkaba ndi mu Bubiligi, aho ndi gukurikirana ishuri rya Bibiliya. Ubwo nshimye Imana ko mungiriye icyizere cyo kuba twaganira mu mwanya muto ijambo ry'Imana, kandi ndanabashimira ko Imana yakomeje kubarinda mu myaka yose mumaze mukorera Imana, kandi Imana iracyakomeje. Imana cyafite imbaraga zo kuturinda, ntabwo zayishiranye. Ndabashimira kuko tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Nakurikiranye n'igihe kenshi ngezwaho ijambo ry'Imana muri kwiga. Ubwo rero nabonye muri kuganira ku isengesho Yesu yasabye intumwa ze yigishije intumwa ze muri Matayo ibice 6. Nabonye rero kuri uyu munsi mugeze ku murongo wa 11 ahavuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Iryo jambo mwahisemo ko tuganira, ndageraho ngo turiganire uko Umwuka Wera yarishyize ku mutima. Ariko munyemere tubanze dusenge Imana. Imana yacu, turagushima ko uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho ibihe byose. Uko wahoze ntabwo ujya uhinduka, kandi utubereye umubyeyi. Uyu mwanya rero tugushimiye ko waduhaye kumenya, ariko cyane cyane ko watwimenyesheje. Tugiye gufata umwanya wo gusangira ijambo ryawe waduhaye ngo ritubere ibyo kurya bya buri munsi. Dusabye imitima yose igiye kuryakira, kandi nanjye ndisabira kugira ngo ibyo ushaka ko bimenyekana ari byo umpa gutanga. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu kubitwemereye twese, amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana nk'uko ryanditse muri Matayo ibice 6 umurongo wa 11. Haranditse ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Murabona ko aho mwatangiriye haravuga ngo nimusenga numva mwarize amagambo abanza, ariko iyo usomye muri Luka 11 usanga cyari n'ikivuzo cy'abigishwa. Baramubwiye bati turashaka kujya dusenga neza, turashaka ko mu byo twigishe gusenga. Ndetse bamubwiye ko Yohana yigishije abigishwa be gusenga, ati none natwe turagira ngo twigishe gusenga. Nibwo rero yatoye ririya sengesho ririmo ibyifuzo urebye 6, ibyifuzo 6 muri iri sengesho. Hari ibyifuzo 3 by'Imana n'ibyifuzo 3 by'abantu. Ubwo rero ntekereza ko mumaze iminsi mubyiga, ariko reka ngiye mvuge ku bindeba. Ibyifuzo 3 by'Imana, icya mbere nk'uko mwakize, Imana yaravuze ngo dusenga tujye dusenga duhereye ku byifuzo nayo ifite cyangwa se iduhaye gusengera. Icyifuzo cy'Imana cya mbere kimwe iri sengesho ni ikivuga ngo izina ry'Uwiteka ryubahwe. Ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Urumva ntabwo ari izina ryawe cyangwa ryaso cyangwa ry'undi, ahubwo ni icyifuzo cy'uko Imana yifuza ko izina ryayo ryubahwa. Ubwo rero icyo mwarakiganiriye sinkigarukaho, ariko ni icyifuzo cy'Imana. Kandi wasanga no muri ibyo byose turi gucamo Imana yifuza ko izina ryayo ryubahwa. Ikibazo cya kabiri cy'Imana kirimo ubwami bwayo buzi. Uyivuze ubwami bw'Imana, habaho ubwami bw'abantu n'ubutegetsi bw'abantu n'imikorere y'abantu, ariko mu byifuzo by'Imana nuko yifuza ko ubwami bw'Imana buza. Aho ubwami bwaje murabyumva, ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana zizi, umuntu wese abone ko ubwami bw'Imana buhari. Ni ikifuzo cy'Imana. Ikifuzo cya gatatu kirimo hano ni ukuvuga ngo ibyo ishaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Bishatse kuvuga ko hari ibintu Imana ifite mu ijuru bidahuye n'ibyo tubamo, kandi no ku muntu wese uri kumwe natwe twumva, ukwiye no kumenya ko ibyo Imana ishaka ari byo bikubaho. Abigeze mutunga udutabo twa banki twa kera, habagaho agatabo ka banki, hakabaho ifishi ya banki, hakabaho n'agatabo bita ka banki. Noneho ukagenda kuri banki, wagerayo ukajyana agatabo kawe, bakuzuzamwo amafaranga ugiye kubitsa cyangwa se kubikuza, ariko bigahura n'ibiri ku ifishi, ku buryo wabaga wicaye mu rugo ufite agatabo kawe, hanyuma wajya kuri banki ugasinya ku ifishi, ugasinya no mu gatabo. Ibyo bita reconciliation bancaire. Ni ukuvuga ngo iyo byabaga bidahuye rero barabihuzaga. Ntabwo ibintu byo mu ifishi byabaga binyuranyije n'iyo mu gatabo. Iyo byabaga binyuranye bahitaga babihuza kugira ngo bise.
natwe rero ubuzima tubayemo niyo mpamvu Yesu yavuze ngo iby'Imana ishaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Buriya wasanga abantu benshi babaho mu buzima bunyuranye n'ibyibanditseho, wasanga fishi yawe iri mu ijuru itandukanye n'ukuntu ubayeho, ukaba ubayeho binyuranye n'uko Imana ishaka kubaho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo iby'Imana ishaka, ibyo ishaka ku isi, ibyo ishaka ku gihugu, ibyo ishaka ku muntu w'igiti cye, bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Iyo rero amasengesho ikintu akora rero ni igiki? Kwegera Imana bisaba iki? Iyo turi gusenga tuba dukora reconciliation kugira ngo tubeho mu bushake bw'Imana. Ibyifuzo by'Imana ni bitatu: amabwami bw'Imana nibuze, ibyo ishaka bibe mu isi, kandi n'izina ryayo ryubahwe. Icyifuzo rero kindi, ibindi byifuzo bitatu birimo hano ni ibyifuzo by'abantu byacu, nabyo twumva Imana ni bitatu byayo na bitatu byacu. Ngenda ndaza kuvuga kuri kimwe rero muri ibyo mwaduhaye. Ibyifuzo bitatu rero biri muri iri sengesho, kimwe kiravuga ngo ntuduhane mu bitwoshya, ntuduhane mu bitwoshya, mu moshya. Amoshya abaho, ibigeragezo bibaho, Imana ntiguhane. Kuguhana no kukureka, ni ukukubona ugeze ahantu ugeze mu bikoshya. Mu bikoshya no kugira mu mayira abiri, aho ugeze ukayobora icyo gukora, wareba imbere ukabona hose harajya gusa. Mwene aho rero haba hari amoshya, hari ibintu bijya gusa, wenda kugwamo. Ni icyifuzo kivuga ngo ntuduhane mu bitwoshya, ni igifuzo cyacu rero icyo ngicyo. Icyifuzo cya kabiri cy'abantu ngo utubabarire ibyaha byacu, ni icyifuzo nacyo cyo kubabarirwa ibyaha. Ariko iri sengesho rikavuga ngo nk'uko tubibabarira abandi, bishatse kuvuga ko ubu ubwiye Imana ngo ntizakurengereze imbabazi ziruta iyo uzuha abandi, ntizagukunde ibiruta gukunda abandi, ntizaguhe biruta uko uha abandi. Imana igukorere bingana n'ibyo ukorera abandi. Niko ubuvuze ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko nako tubibabarira abo twabigiriye, cyangwa se uduharire imyenda yacu nk'uko twayihariye abitubereyemo. Bivuga ngo akagero ngeramo ari kungereramo. Ni icyifuzo kivuga rero ngo byasengesho rihita rigaruka rikavuga ngo ibyo ushaka ko abandi bagukorera nawe bibakorere, kuko niryo sengesho ririmo hano. Ikibazo cya gatatu cy'abantu rero ni ibiryo. Ibyo kurya byacu by'uyu munsi umva ni bitatu rero. Icya mbere mwacyumvise cy'Imana, izina ryayo ryubahwe. Cya kabiri ubwami bwayo buze. Cya gatatu gishaka bibe mu isi. Ni byose bitatu by'Imana byayo yireba, hanyuma ariko isaba ko tubisengera. Ibindi bitatu ni ibyacu: kutubabarira ibicumuro byacu, kutaduhana mu bitwoshya, no kuduha ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Munyemere rero tuganire noneho uyu munsi ku bijyanye n'iri jambo rivuga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Murakoze cyane rero, mufite biriya zanyu rero dusome. Umwanya ni muto ariko Imana ishobora kukumvisha icyo ishaka. Mbibutse ko Bibiliya itanditswe mu Kinyarwanda. Bibiliya ntabwo yanditswe mu Kinyarwanda, yanditswe mu isano rya kera, ryanditswe mu rurimi rw'Igiheburayo. Iri shyashya ryandikwa mu rurimi rw'Ikigiriki. Hari izindi ndimi zindi zagiye zandikwamo, ariko ururimi twavuga indimi nkuru Bibiliya yanditswemo ni izi ebyiri: Igiheburayo n'Ikigiriki. None ni ukuvuga ko Ikinyarwanda ni abagiye basemura, basomye mu Kigiriki cyangwa basomye mu Giheburayo bagashyira mu Kinyarwanda. Munibuke ko iyo harimo gusemura, namwe mujya mukora translation, murabizi umuntu ashobora kwigisha mu Gifaransa undi agashyira mu Cyongereza, ariko babwiye abo bantu bose umuntu asemura uko abyumva ariko agenekereza n'ibyo bavuze. Kenshi baravuga ngo traduire c'est haïr, ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe iyo ugiye gusemura ibintu urabyangiza. Ariko impamvu abantu biga za Bibiliya baba bagira ngo bige etymology y'ijambo, ni ukuvuga ngo bige ijambo umwimerere waryo. Iri jambo umuzi waryo rivuga ngo iki. Aha rero twasomye ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, iyo tubyumva mu Kinyarwanda twumva nyine ari ukubwira ngo none ni kuwa gatanu uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ariko mu rurimi rwakuwemo kino Kinyarwanda, hano ho bavuga ubundi bihe, bavuga ibihe bitatu, bakoresha ibihe bitatu. Bakoresha icyo bita last time, igihe cyashize, bakoresha present time, igihe turimo, na future time cyangwa se coming time. Ni ukuvuga rero ngo ibyo bihe bitatu, igihe cyashize, igihe turimo n'igihe kizaza, nibyo bihe bitatu bakoresha hano cyane. Nibyo bihe bitatu bakoresha. Aha rero turi gusoma uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi ni present time, ni iki gihe cyacu. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyacu
nimuza gusoma hakurya muraza gusanga ahantu handitse ngo ntimuziganyire iby'ejo kuko mutarabejo. Ni ukuvuga ngo ejo hashize niho wari uhari. Iyo Bibiliya icyo bita ejo hashize ni igihe utabagaho, nicyo bita ejo hashize. Last time kuri wowe ni igihe cyashize. Noneho coming time cyangwa future time ni igihe uzaba udahari. Ubwo niko Bibiliya yibivuga. Noneho twebwe turi muri present time, turi abantu none mu myaka yawe uzabaho. Ni ukuvuga ngo muri limite y'ubuzima bwawe nkwibutse ko igihe uzabaho kingana n'igihe wavukiye n'igihe uzapfira. Iyo distance irimo hagati, iyo marge irimo hagati, niyo wowe, niyo gihe cyawe. Ni mpamvu muzabona no kwirimba iyo umuntu yapfuye bashyiraho iyo present time yiwe, bashyiraho ngo uyu muntu yaramaze imyaka 30, bayibara bahereye hehe? Bahereye igihe yavukiye n'igihe yapfiriye. Aha rero Bibiliya nicyo bita present time. Uduha ibyo kurya byacu muri kino mu gihe ndiho, ntago ari none, mu gihe nkiriho, ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Ejo sinari mpari, n'ejo sinzaba mpari none. Ubwo rero nicyo gihe Bibiliya iri kuvuga hano, uduha ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ubwo rero kuko mu kinyarwanda bagomba kuvuga by'uyu munsi, ariko Bibiliya zindi zasemuwemo havuga byo mu buzima bwanjye mu gihe cyanjye ndiho. Niryo sengesho hano barimo basengera. Reka ronshyireho akandi gace ka kabiri bitewe n'uko arimo bafite amatelefone atabasha gufungura ibintu byinshi. Reka gace nkohereze. Agace ka kabiri rero kajyana n'iri jambo. Aya magambo, iri jambo riri mu mwuka. Mbibutse ko Bibiliya itanditswe mu rurimi rwose. Bibiliya ntabwo yanditswe mu rurimi dutekereza. Ntabwo Bibiliya yanditswe mu Kinyarwanda, ntabwo yanditswe mu Giheburayo, nta rurimi yanditswe mu rurimi rwo mu ijuru. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo ufashe Bibiliya ukayiha umuntu utazi Imana, w'umuhanga mu Kinyarwanda, ukamubwira uti ngiyi Bibiliya ni Ikinyarwanda, mbwira ibirimo, arakubwira ngo ntabwo mbyumva. Iyo ufashe Bibiliya iri mu rurimi rw'Igifaransa ukayiha umufaransa w'umuhanga ngakubwira ibyanditsemo, aravuga ngo ari kumva atazi ari ibiki. Kubera iki? Ntabwo yanditswe mu Gifaransa. Urabona ari Igifaransa ariko yanditswe mu mwuka. Ni ukuvuga rero ngo n'amagambo arimo iyo yasobanuye mu mubiri aba amanyamubiri, ariko aya magambo ari mu mwuka. Niyo mpamvu muzabona umwigisha wese bamusengera, ni ukugira ngo ataza kuvuga ibyo atekereza. Ijambo ry'Imana riri mu mwuka. Bivuze iki rero? Aha hantu handitse ngo tujye kurya by'uyu munsi ni ibintu biri mu mwuka. Bivushatse kuvuga iki? Mbibutse ko kugira ngo tuze kubyumva neza, mwibuke ko Abisiraheli igihe bari bavuye kwa Farawo bagomba kujya mu gihugu cy'amasezerano, banyuze ahantu hatatu. Ubwo sinshaka kubitindaho. Bavuye i Kanani, bavuye muri Egiputa mu buretwa bwo kwa Farawo, wabihuza n'ibintu byinshi. Hanyuma barambuka inyanja itukura, ariko ntibahita bagera i Kanani. Hagati rero yo kugera i Kanani no kuva muri Egiputa babaye aho bita mu butayu. Abo bantu bari mu butayu batunzwe n'iki? Mwibuke ko bari bafite ibintu, bari abantu basanzwe, ntago bari abamarayika, bari abantu basanzwe. Ariko mwibuke ko ibyo kurya byabatunze byabaga bitekewe mu ijuru. Iyo usomye ijambo ry'Imana ku bafite Bibiliya muze gusoma, muraza kubisoma mu Byakozwe n'Intumwa, numva mu Kuva ibice 16 umurongo wa mbere mugeze nko kuwa 40, musome igice cyose cyo Kuva 16, murasanga ko abo bantu batunzwe n'Imana, bari mu isi batungwa n'Imana. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko umuntu Imana yahamagaye ikamukura mu byaha. Ibi mubimenye neza, umuntu Imana yahamagaye ikamukura mu byaha, mu buretwa kwa Satani, ifite ubushobozi bwo kubana nawe akiri mu isi kugeza imugejeje mu gihugu cy'amasezerano. Igenda imuvana mu bwiza imushyira mu bundi, kandi ikamutunga, igaprovidinga, igateganya ikintu cyose cya buri munsi nk'umubyeyi. Noneho ahangaha mwibuke ko iyo tumaze gukizwa hari ID tugira, hari identite tugira. Identite tugira, twitwa abana b'Imana. Ntabwo tunitwa gutyo, ahubwo duhinduka abana b'Imana. Yohana 1:12 haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo ari kubyitwa, ahubwo niko twabaye. Twabyawe n'iki rero? Kugira umuntu abe umwana w'Imana abyarwa n'iki? Niki kikubyara? Umuntu abyarwa n'iki? Iyo usomye mu Barome ibice 10 hakubwira process, procedure y'uburyo umuntu avuka. Umuntu avuka ati abanza kumva ijambo ry'Imana, yamara kumva ijambo ry'Imana akaryizera mu mutima, yangiza akaryatura, yamara kuryatura akaba aravutse. Niko Yohana avuga, niko na Paulo yabyanditse. Noneho bimaze ko umwana w'Imana ubu ufite papa.
iyo ufite so rero mwibuke ko Imana ari papa, ni nako hano havuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Kuki Imana yabaye papa? Ni ukugira ngo ube umwana. Ubwo kuki Imana muguye kumenya ko ntabwo Imana igomba kwitwa data, niba wita Imana so nawe ugomba kuba umwana. Niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto ntabwo azabwinjiramo. Ni kuvuga rero niba Imana uyita so nawe nuhinduka umwana. Kandi ubwo bivuze iki? Bivuze kumvira. Ikintu gituma umwana agira umugisha ku mubyeyi ni ukumvira. Ni ukuvuga rero ngo niba uri umwana w'Imana, Imana ukaba uyimera gutyo, ni iki korodo, umugozi uhuza umubyeyi n'umwana. Ikintu kiduhuza n'Imana no kuyizera. Nta kindi kintu kindi kiri hagati kiguhuza n'Imana. Kuko uburyo uvukamo ni ukumva ijambo ry'Imana ukaryizera. Iyo uryizeye ugashyira mu bikorwa biguhindura umwana w'Imana. Bivuze rero ko umugozi uduhuza n'Imana w'Imana no kuyizera. Kuyizera rero twizera iki? Twizera ko Imana ari data. Noneho niba Imana ari data ukaba uri umwana, ni ukuvuga ko niba mwebwe muri nk'abafite abana hakaba n'abandi bazabagira, nta kintu umubyeyi yakwima umwana keretse icyamugirira nabi cyangwa icyo adafite. Ni ibintu bibiri umubyeyi ataha umwana, ni icyamugirira nabi n'icyo adafite. None Imana yacu yabwiye Yeremiya ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si biba ahubwo ni ibyiza. Ni ukuvuga ngo muri gahunda y'Imana nta kibi kirimo ishaka kutugirira, ahubwo ni ibyiza gusa, nibyo biyuzuye, nibyo ishaka kutugirira. Ubwo rero muri byo ishaka kutugirira ni ukuvuga ngo ifite umutima wa kibyeyi. Kavuga rero ngo uko muzi guha abana banyu ibyiza, ngo umwana agusabye umugati wamuha ibuye, umwana agusabye ifi wamuha inzoka, ngo none se ko muri babi mwebwe mukaba muzi guha abana banyu ibintu byiza. Ni ukuvuga ngo nubwo umubyeyi yaba ari mubi no muri kamere ye, ariko usanga yafite umutima wa kibyeyi, umwana wamuha ibintu byiza. Ngo so wo mu ijuru ni cyaza bima mwagisabye. Mu yandi magambo rero Imana ibishaka ko tuyitekereza nka papa, noneho tukagirira icyizere. Muzatekereze namwe umwana muto, kandi gashaka ko Imana uyifata nka so ariko ukaba umwana muto. Ntabwo Yesu yavuze ngo si ukuba umwana gusa, ni ukuba nk'umwana muto. Muzi umwana muto ukuntu amera. Umwana muto reka mvuge ibintu bimuranga nubwo ntavuga byinshi. Umwana muto yizera ababyeyi ko nta kintu cyabananira. Uko arushaho agenda kuba mukuru niko agenda abona se adafite ubushobozi. Ariko umwana muto abwira ababyeyi ngo kuki mutampa kino, kuko yumva nta kinanira se, nta kinanira mama we. Imana ishaka ko tuyizera muri urwo rwego, kumenya ko nta kintu kiyinanira. Ni nako kandi binameze. Noneho twebwe ababyeyi bacu tunabizera, nta n'icyo banatumariye, atari uko banatwanga nabo batabishobora. Ariko Imana duhamagaye ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana yo kwizerwa. Ubwo rero ikintu gituma unezeza Imana ni ukuyizera. Noneho rero bw'Abisiraheli nabo bava muri Egiputa bajya i Kanani, kubera ko bari bazanywe n'Imana yagomba kubitungira, ikajya imenya amazi kandi ibintu byose by'ingenzi yari yabizanye. Nijoro yacanaga amatara, hari inkingi yaka nijoro ikabera nk'ukwezi. Haba ku manywa kubera ko hari mu butayu ikazana igicu kagitwikira kikaba nk'umutaka, ugatwikira Abisiraheli bari. Ntago abantu bose babaga batwikiriwe, utagira ngo bose babaga batwikiriwe, reka da, habaga hatwikiriwe agace barimo, ntibumvaga izuba kandi bari mu butayu. Bagera ku bijyanye n'amazi, yari yarajyanye sterine, yari ifite ikigo gishinzwe amazi kitwa igitare, cyahoraga kibakurikira. Aho bageze bagasanga igitare cyaje, bakavana Imana ikabakuriramwo amazi. Bakenera ibiryo, ubwoko bwose bw'ibyo bashaka Imana ikabuzana, ariko ababwira ati muramenye mungirire icyizere kugira ngo tuzakomeze kubana. Ubwo buryo rero Imana iracyabufite, ubwo buryo Imana iracyabufite. Niyo mpamvu rero ibisengesho bivuga ngo data wa twese uri mu ijuru duhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, ntago ari ibiryo by'umunsi umwe. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwanjye, ni ukuvuga ngo mu gihe cyanjye sinzabura ibyo kurya byacu, ibyo kurya byanjye. Ibi biryo ni ibihe rero? Ibi biryo ni ibihe? Bibuke ko Bibiliya iri mu mwuka. Kugira ngo ibi biryo tuze kubyumva turifashisha ibi byo kurya bavuga hano. Se ibiryo by'umubiri, ni ibiryo by'umubiri, ni ibihe biryo bari kuvuga hano? Nujya muri Luka ibice 4, Yesu nawe yarashonje. Ashonje umwanzi amuzanira ibuye, ariko Yesu hari ijambo yavuze ngira muze kumva icyo ibi biryo bivuze. Amuzaniye ibuye yaramubwiye ngo nibura umwana w'Imana ahindura aya mabuye ahindukemo umutsima. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Ntago umuntu atungwa n'umutsima gusa, atungwa n'iki kindi rero. Ahubwo amagambo yose Imana ivuga ngo niyamutunga, niko Bibiliya ivuga. Bivuze iki rero? Bivuze yuko uyu mutsima uvugwa hano, umugati Yesu yavuze hano
wa buri munsi cyangwa se wo mu buzima bwacu bwa buri munsi ntabwo ari umutsima w'umugati, ibijumba cyangwa imigati isanzwe, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Nicyo bishatse kuvuga, ni ijambo ry'Imana niryo bashaka kuvuga hano. Kubera iki ijambo ry'Imana ari wo mutsima Imana ivuze hano? Ni ukubera ko ijambo ry'Imana niryo ribumbyemo ibidutunga, haba mu mwuka haba no mu mubiri. Iyo usomye ijambo ry'Imana ukareba neza witonze, ugasoma hano mu Baroma igice cya 20, usanga ijambo ry'Imana mu by'ukuri ariho Imana ibika ibintu ifite. Haranditse ngo kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho, n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo hatagira icyo twireguza. Ni ukuvuga Imana igira ibintu bibiri, Imana igira ibiboneka n'ibitaboneka. Hanyuma Pawulo akavuga ngo ibiboneka n'iby'akanya gato, itaboneka n'iby'iteka. Ni ukuvuga rero ngo ijambo ry'Imana niryo hano bavugaga rya buri munsi. Ijambo ry'Imana niryo barimo bavuga, ni naryo Yesu yavuze ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'icyo Imana ivuze. Hanyuma rero ijambo ry'Imana ririmo byose. Rero ijambo ry'Imana ririmo byose. Nicyo kintu abayuda barusha abandi. Mu Baroma 6:3 nicyo kibazo hano kibazwa. Haranditse ngo mbese abayuda barusha iki abandi? Ni iki abayuda barusha abandi? Ngo babarusha muri byose, ngo nuko babarusha ibyavuzwe n'Imana. Ni ukuvuga rero ngo ibyavuzwe n'Imana, ibyavuzwe n'Imana ngo nibyo babarusha ibyavuzwe n'iki? N'Imana. Mbese abayuda barusha iki abandi? Ni uko barusha abandi ubutunzi, cyangwa se barusha abandi iby'Imana, babikijwe iby'Imana yavuze. Bene atarika mbabwire, ijambo ry'Imana ririmo byose. Niryo rero Bibiliya yavugaga ngo uduhe ibyo kurya byacu bya kino gihe. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi turimo dukeneye ijambo ry'Imana rya buri munsi, kuko ririmo byose. Ibyo dukeneye byose, ibyo wifuza byose biri mu ijambo ry'Imana. Ahubwo ni ugusaba Imana ikaduha peti yo kujya tugira peti yo kurya ijambo ry'Imana. Ririmo byose. Namwe murabizi ijambo ry'Imana rimeze nka ceke cyangwa se sheke. Ubona yo wicaye hano ukajya ukaba ufite amafaranga muri banki, ariko ushobora kwandikira umuntu agasheke, kandi nta kindi kiba kuri sheke, ni amagambo aba ariho. Nta kindi kuri sheke, ni amagambo aba ariho. Haba ariho izina rya banki, cyangwa se izina ryawe, izina rya banki n'umukono. Kuri sheke n'urupapuro ruriho amagambo gusa. Ariko iyo wicaye ufite iyo sheke, ushobora kujyana ukayigura inzu, ukavuga uti ngiye kugura inzu, ukakora sheke. Ariko nk'uko basoma ibiriho bakareba n'agaciro kuba bivuze. Niko n'ijambo ry'Imana rimeze. Ijambo ry'Imana rero niko rimeze. Naryo ibintu Imana itunze ntabwo yabona ahantu ibibika. Ibyo ndashaka kubibabwira mu byumve neza. Ibintu Imana itunze, byaba mu mwuka, byaba n'ibintu materiel, ibintu bifatika n'ibidafatika. Kuko Imana ifite ibiboneka n'ibitaboneka. Ibyo mwe mubizi. Imana ifite ibiboneka n'ibitaboneka. Ariko igitangaza, ijambo ry'Imana ryarivuga ibitaboneka bitari byabaho, kuko biba bihari mu mwuka. Hari ibintu mutabona n'amaso ariko bihari. Ijambo ry'Imana rero, Imana ntabwo yabona ahantu ibika ibintu, ibyo kurya yaguha. Ni ukuvuga ngo uramutse ubwiye Imana ngo iguhe depo y'ibiryo kugira ngo ugire icyizere cyo kubaho. Ibiryo wariye kuva wavuka kugeza none, y'ibiguhera rimwe nk'uko ubu byifuza. Abantu bifuza ko ibahera rimwe, wabibika he? Ariko ihitamo kubibika mu ijambo. Iryo jambo ry'Imana rero niyo masezerano. Ni ukuvuga ngo amasezerano y'Imana niho Imana ibika umutungo wayo. Noneho rero umuntu uko bucya bukira, Imana igenda ikora muri ya masezerano, muri rya jambo, igakuramo ubuzima bwawe bwa buri munsi, ariko ibikuye mu ijambo. Imana ivana ibintu mu mwuka ikabihindura bizima kuri wowe. Simfite uko nabibabwira, ariko mwibutse ko Imana ibika ibintu byayo mu mwuka. Niho hantu, mu mwuka niho hantu hizewe. Mu mwuka niho hantu Imana yabonye yabika ibintu byayo. Ibintu byaba spirituel n'ibintu materiel. Ni ukuvuga ngo muri mwebwe hari Imana agiye ngo nguhaye inzu, iguhaye inzira ikabira hari mu mwuka, none ikazayizana ukayibona n'amaso. Ubu ngubu ijuru tujya twiringira ntaryo mugeze mubona, ariko mumenye yuko ubwo mube mubizi ko muzajya kubona mukabona ijuru turigezemo. Riri hehe? Rirahari. Ribitse he? Ibitse mu ijambo. Ubuzima turimo benshi uyu munsi, abuhamya twifitiye, ibyo turimo twabibwiwe n'Imana biri mu ijambo, buke birasohora.
Imana yivuze rero ngo mutungwe n'ijambo, ni ukuvuga ngo mujye mubikuza mu ijambo mubeho. Niko Imana ashaka kutubwira. Muri iyi minsi rero abantu bafite ubwoba bibaza uko ejo bizabaho, ejo bazabaho, bibuke ko iyi bihe ntibitunguye Imana. Nta gihe gitunguye Imana turimo. Ibyo turimo, igihe turimo, ibiriho n'ibizaba. Ku Mana hari ukuntu bivuze. Nimugirire Imana icyizere. Mbibutse ko umwana mu bintu agira yemera ko umubyeyi amubwiza ukuri. Icya kabiri, umwana yizera ko umubyeyi afite imbaraga zo kumurwanirira. Icya gatatu, umwana yizera ko nta kintu papa adafite, kandi byose ko ibyo afite byose ari ibye. Niyo mpamvu usanze nijoro umwana yicaye nk'umwana w'umwaka umwe, ugasanga yicaye ku gitanda ari kurira, ukamubaza uti kuki uri kurira? Cyangwa umwana w'umwaka n'igice, umwana utangiye kuvuga, kavuga ati ikintu kigutuma ndi kurira, ndi kwibaza uko ejo nzabaho, niba ejo nzaza ndi bubone umugati. Ntiwabona ko umwana ari muzima, wabona ko umwana arwaye, kuko mu bibazo yagombye kugira icyo ntikirimo. Kumva umwana ari kurira muto, ndavuga muto, yari mukuru ashobora kumenya ko nta mugati ugira, ariko umwana muto abazi ko aryama agasinzira. Dawidi yahise abivuga ngo nzarya ndyama nizigure, kuko nzi ko Uwiteka ambereye maso. Nuko Dawidi yaciye urubanza ngo azajya aryama yizigure, ubwo bivuze ngo azajya yizera Imana. Ageze haravuga ngo kandi Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntabwo nzakena. Bene data rero nimusoza, reka mbabwire ngo ni iki Imana dusaba muri iyi minsi, ni ukugirira Imana icyizere. Kuko yuko Imana yaguhamagaye no gutunga ibishoboye, no kuko yuko ubuzima bwawe bwose nta munsi n'umwe urabaho Imana yari ifite muri agenda yayo. Nukwibutsa yuko aho ukwiye kubwira Imana ngo ibyo ushaka ari byo bimbaho, ubuzima bwanjye ndiho buhure nuko Imana ishaka, we kunyuranya n'Imana muri kino gihe. Imana ibafashe kandi Imana ibakomeze. Turi buguze kongera, ariko ndabifuriza kugira umutima umwana mutagira agirira ababyeyi. Nimugirire Imana icyizere, ibaho umutima wa buri munsi, kandi uwo mutima ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kandi